avuze akantu keza, avuze akantu k'ingenzi cyane. Isi irikaraga. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kuba bwakeye uri mu mwijima, mu gihe hari abandi babyutse bari ku kazuba, cyangwa se bari mu bisubizo. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bibazo, ariko igihe kizagera nta bihe bidahinduka, nta bihe bidahinduka. Nimba uri mu bihe wumva utekanye, nimba uri mu bihe wumva uguwe neza, ukumva ibintu byose ni amahoro, ibintu byose biragenda uko ubishaka. Zirikana iki? Abantu ntibumve ko Imana idakora, ntibumve ko Imana idakora ibitangaza, ntibumve ko Imana itagukiza, kuko twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu Imana yakoreye ibitangaza, bari bamaze igihe kinini barwaye, ariko nyuma bakaza gukira kubw'igitangaza cy'Imana, kandi ukabona ni indwara zikomeye zananiranye, ariko kubw'igitangaza cy'Imana bagakira. Wenda twatanga urugero. Nongeye kubaha ikaze kwa Eleda nk'uko mumaze kubimenyera, nongeye kubasuhuza kandi mbishimira, mbaha ikaze uyu munsi rero, cyangwa se muri aya masaha murabibona ko ndi kumwe n'umutumirwa mwiza, kandi nzi ko muri buze kunezerwa. Nk'uko bisanzwe rero tumaze kubimenyera, cyangwa se mumaze kumenyeramo gake gake, yangenda ngaruka mu kiganiro nkomeza ngukomeze. Mwaramutse mute aho muri hose, aho muherereye inshuti zanjye? Mwaramutse neza? Umunsi akavura kameze fo, imvura yaramutse igwa cyane, ariko twizeye ko, cyangwa se nizeye ko aho muri mugowe neza. Ushobora kuba waramutse utameze neza, ushobora kuba waramutse urwaye, cyangwa se urwaye ufite n'indi mpamvu yari yose yatuma utagubwa neza, ariko reka nkubwire ngo komera, kuko iyi si niko tuyibayemo. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikaba bimeze nabi, ariko muri byose tubereyeho gukomera ndetse no gukomezanya. Ntatinze rero reka mpereze ikaze umutumirwa wacu, kugira ngo tuze kuganira kandi twisanzuye, kugira ngo muze kumenya ese ninde turi kumwe, ese tugiye kuganira nande, ese impamvu n'impamvu yaba afite, cyangwa se amakuru yaba dufite meza cyane, kugira ngo muri iki kiganiro kize kugenda neza kandi kize kubanogera. Tumutege amatwi. Ni karibu cyane. Murakoze. Nitwa Uwaje neza Mbangutse Hélène Olive. Amazina nimutumva neza birabareba, nanjye ubwanjye twegeranye hashobora kuba ntarisubiramo. Biragoye, ariko reka nyasubiremo kugira ngo uhitemo iryo uzajya unyita iriri bukorohere. Olive niryo menyereye. Reka yavuge yose. Nawe nushaka nshobora kuba ndi buva ahangaha wampaye iryawe akaba 5. Ndabireba neza, ndahita nkubatiza. Yego, ni Uwaje neza Mbangutse Hélène Olive. Wowe iryo umpaye niriye. Amazina yose ayo ane. Ubwo rero abantu mukenera utuzina two kwita abana bahazaza, cyangwa se ba vision, muraza gutora, muzajye mumubwira abagabo nuko bashobora kubura na rimwe bakwishimira. Ntabwo byakunda. Tubahaye ikaze rero, kandi tumuhaye ikaze, turamwishimiye cyane. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nk'ibisanzwe, niyemeje kubana namwe umunsi ku munsi, nkomeza ngukomeze. Iyi si turimo, cyangwa se ibihe turimo, nakwita ko ari ibya nyuma, bigoye kandi abantu bamaze kumenyera ngo bisharira. Niba nzajya ahubwo ngiye kuryemera, iryo zina ngiye kuryakira, niyakiriye. Ni ukuri turi mu isi y'ibisharira pe, ibintu biradusharira, impamvu zikadusharira, ibintu bikaza uko tutabyiteguye, kandi bikaza bisharira, cyangwa se uko tutabyifuzaga, biba byahindutse ibisharira. Rero muzanyihanganire igihe cyose muzumva nkunda gukoresha iri jambo, nuko hari ibisharira kuri iyi si. None umuntu uri hano hanze, cyangwa se ni gute ushobora gukomeza umuntu, haba mu buryo bw'umwuka cyangwa mu mubiri? Ibyo ari byo byose nawe ufite ibihe, cyangwa se ufite inkomezi, ufite ijambo ushobora kubwira umuntu. Ni gute wakomeza umuntu uri mu kibazo cy'uburwayi? Nk'uko wabivuze, abantu bari mu bihe bitandukanye. Nk'uko twagiye tubona ko nyine isi uko iteye ni uruziga. Kandi urwo ruziga rwose ntago rubonera rimwe izuba. Bivuze ngo uruhande rumwe ruba rufite izuba, urundi ruhande bari mu mwijima. Hamwe haba hakeye, ahandi bwije, bamwe babyuka abandi bagiye kuryama. Inkomezi rero ihari iyo ariyo ni iyi ngiyi.
nuko nubwo isi ari uruziga, hamwe haba hakeye ahandi hijimye, rwa ruziga rurikaraga. Bivuze ngo hahandi hari hari umucyo hashobora kuba umwijima, nta nubwo ari hashobora, ahubwo hazaba umwijima, hagomba kuzagera umwijima. Ariko na hahandi hari umwijima, byanze bikunze hazagera igihe hake. Bivuze ngo rero umuntu uri mu bihe bikomeye yiyumve ko ari mu gihe cya wa mwijima, ariko igihe runaka kizagera uruziga rwe rumukarage rwerekeza ku kazuba, nawe asusuruke agere mu bihe byiza, anezerwe. Nahumure rero. Avuze akantu keza, avuze akantu k'ingenzi cyane. Isi irikaraga, ni ukuvuga ngo uyu munsi bushobora kuba bwakeye uri mu mwijima, mu gihe hari abandi babyutse bari ku kazuba, cyangwa se bari mu bisubizo. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bibazo, ariko igihe kizagera nta bihe bidahinduka, nta bihe bidahinduka. Nimba uri mu bihe wumva utekanye, nimba uri mu bihe wumva uguwe neza, ukumva ibintu byose ni amahoro, ibintu byose biragenda uko ubishaka, zirikana iki? Siko bizahora, ntabwo ariko bizahora, kuko turi mu isi, ntabwo turagera hahandi umwanzi atabasha kurasa imyambi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwira ngo rero wowe urwaye, wowe urwaje ku mpande zombi, kuko iyo umuntu arwaye aba afite n'umurwaza. Duhumurize cyane n'abantu badafite abarwaza, ntibahari cyane, barahari. Abantu badafite abarwaza ni benshi pe. Hari igihe umugani uba uri mu kintu ukavuga uti iki kintu sinzi ko nzakivamo, muri wowe ukabona igicu kirabuditse, ukabona umwijima ni wose, ukabona neza gucya ntago biri hafi. Ariko inkomeza atanze nuko isi izikaraga, hari igihe kizagera, hari igihe kizagera kugeza igihe uzabona izuba ryawe rirashe. Ariko ubwo uzi ko hari abantu agera mu bibazo akajya yumva icyo kibazo arimo asa nkaho ari we ariho finale, ubuzima burangiriye, akabona ejo ntahahari, akabona isi yarangiye, nta bindi byishimo azongera kubona, akabona mbega icuraburindi riteye ubwoba. Ariko icyiza buriya si byiza kwiheba, nubwo uba uri mu bihe byihebesheje, uba ukwiriye gukomera, kuko iyo ukomeye ubona intsinzi, kandi iyo ntsinzi igushimisha cyane bitewe n'uko wageze mu bihe byo gucika intege. Bivuze ngo rero igihe uzabona ibintu byakomeye ari finale, ntuzihutire kwiyahura, ntuzihutire kunywa ibiyobyabwenge uvuga ati n'ubundi ni yare nta myaka ijana. Ako kantu karahitinze cyane, ukavuga ati n'ubundi se byararangiye, nta ejo, reka nikora ibyo nshaka, nta cyizere cy'ubuzima gihari, reka ninywera ibiyobyabwenge, reka niyahuza inzoga, reka niyahure mfe birangire, ko ndabona ubuzima gupfa biruta kuba uriho. Ariko reka nkukomeze rwose, ntugire ikibazo, kuko iyo uri mu bihe bigoye, mu icuraburindi rikomeye, ibi bisubizo biba bikwegereye. Ibaze rero ukuntu bibabaje kwiyahura, wari uri hafi yo kugera ku bisubizo, wari ugiye gusatira bya bisubizo, biteye agahinda, bitera. Ariko hari ntekereza ko cyane cyane hari abantu, ntekereza ko ikintu kijyanye no kwihangana nabyo njya mbona harimo impano, kuko hari umuntu ubaho mu buzima nawe burya atagira impano yo kwihangana muri we. Ikintu cyose kije cyose kikamusiga hasi, ikintu cyose kije kikamusiga hasi. Ntekereza ko rero no mu kwihangana nabwo haba harimo impano, ariko ikintu kiri hejuru y'ibyo byose, njyewe ukuntu mbyumva, cyangwa se inkomezi iri kuri ibyo, banza ushake Imana pe, kuko iravuga ngo nimunshaka muzambona, kuko nzaba ndi hafi yanyu, ndi kumwe namwe iminsi yose. Bivuze ngo Imana ihora yiteguye kwakira umuntu wese uyishaka cyangwa se uyisanga. Bivuze ngo rero ntago Imana igiturekura, ahubwo twe turayirekura. Iyo tumaze kuyirekura rero niho handi usanga kwa kwihangana, kwa kwizera, kwa gutegereza, kwa kuguma muri cya gicucu, cyangwa se
wa mwijima w'icuraburindi urimo kuvamo bikugoye. Ariyo icyo nashobora kubwira umuntu uwo ari we wese uduteze amatwi cyangwa se udukurikiye, reka twige kubanza gushaka Imana, twige kubana n'Imana ibintu byose ducamo. Rega yadusezeranya ko muri iyi si tugomba kugira umubabaro, tuzababazwa muri iyi si, ariko duhumure yanesheje. Iyo uyemereye cyangwa se iyo umaze kuyakira, ibintu byawe byose ukabibanzamo Imana, ntekereza ko nta kintu na kimwe gishobora kuguhungabanya. Njye niko mbitekereza, sinzi niba nawe iki kintu tugihurizaho. Hari abantu benshi bajya bitiranya ibyo bintu. Waba uri mu bibazo ukavuga uti reka njye gushaka Imana inkemurire ibi bibazo, ndaremerewe kandi Imana yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe bagusange, kandi nibagusanga uzabaruhura. Ibyo ni isezerano nibyo, ariko uburyo Imana iruhuramo biratandukanye. Yego. Wowe ugenda witeze ko ugiye gukira icyo kibazo ufite, ariko no kugufasha cyangwa se kukwigisha uburyo ukitwaramo nabwo ni ubundi buryo bwo kukuruhura kw'igisubizo. Nabyo ugomba kubitekerezaho. Nk'uko Imana, ijambo ry'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo amahoro, Imana amahoro itanga si nk'ay'isi itanga. Yego. Bivuze ngo rero no muri cya kigeragezo ufite, bya bibazo ufite bikuremereye, iguha ya mahoro ugasa nkaho utakigifite, kandi mu by'ukuri kitarashira, kandi kikirimo. Yes, ukikirimo. Bivuze ngo rero nidusanga Imana ntituzibwire ko ikibazo tugiye guhita tubona igisubizo dushaka. Yego, igisubizo kizaboneka nk'uko twabivuze. Ubuzima hari aho ugera hejuru ukamanuka ukongera ukazamuka. Igihe cyawe rero cyo kuba hasi kihanganira udacitse intege, igihe kizagera wongera uzamuka cyane rwose. Nukuri pe, ibihe tubayemo cyangwa se iminsi turimo cyangwa se iyi si dutuye, nk'uko wabivuze, ibintu isi igenda yitorona, igenda yizengurukaho. Aka kanya ushobora kuba uri mu mwijima, ariko ejo ukaba uri mu mirasire y'izuba n'ibitwenge. Reka tugukomeze rero, wowe ufite ibibazo bitandukanye, cyane cyane nayo mubaje ku kigendanye no kuba hari umuntu urwaye igihe kirekire, akaba ategereje kweguka, ategereje gukira, ariko akabona biri kure, akabona ntari kubishyikira, akabona aho kugira ngo yoroherwe arakomeza kuremba, akumva rero kwiheba kurushijeho kumuganza. Reka tumubwire ngo komera pe, turi hano ngo tugukomeze aho waba uri hose. Ushobora kuba udukurikiye ibi kiganiro urwariye mu rugo, urwariye kwa muganga, aho ariho hose wumva cyangwa se ubashije cyangwa ushoboye kuba urwariye, aho uri hose wumva ukomeye, wumve icyambere ushake mu maso h'Imana, wiyambaze cyangwa se wiragize Imana. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, niyo ifite umugambi wawe mu biganza byayo, kuko cyane cyane ntabwo tuyivuguruza. Ku kintu cyose yakugeneye, urugendo rwawe rwose rw'ubuzima ku Mana ruba rwanditswe. Ikizakubaho cyose bikizi, ntabwo igitungurwa, ihora ari Imana yiteguye, kuko buri muntu wese yamuremye uko ishaka, imufiteho umugambi ishaka kandi mu gihe ishakiye. Bivuze ngo rero aho uri ntabwo bivuze ko Imana idahari, bivuze ko Imana irahari, kuko ihora iri kumwe natwe. Ariko igikarangiye ushobora kuba uri wicayeho, tekereza ko kizarangira. Igihe cyose utaravamo umwuka, igihe cyose utarasezererwa ngo ujye ahacecekerwa, gira kwizera ko hari icyo Imana igufite cyangwa se igushakira. Njye niko mbitekereza ku rwanjye ruhande. Hanyuma rero twongere twimuke tugere ku muntu wenda tutarahava. Yego. Abantu ntibumve ko Imana idakora, ntibumve ko Imana idakora ibitangaza, ntibumve ko Imana itagukiza, kuko twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu Imana yakoreye ibitangaza, bari bamaze igihe kinini barwaye, ariko nyuma bakaza gukira ku bw'igitangaza cy'Imana, kandi ukabona ni indwara zikomeye zananiranye, ariko ku bw'igitangaza cy'Imana bagakira. Wenda twatanga urugero bwa wa mugabo wari ufite ubumuga. Ngo hari ahantu bagendaga ku kidendezi, babona marayika yinjiye mu mazi akibirindura, winagamo mbere niwe wakiraga. Yes, agakira. Ngo uriya mugabo rero yari amaze igihe kinini, imyaka 38 ndakeka, igihe kinini ntigeze na rimwe acika intege. Mu by'ukuri ibaza icyo gihe cyose urwaye, ubabaye, ushaka gukira, kandi ntucike intege, agahora ategereje avuga ati igihe kizagera,
igihe runaka kizagera nanjye nanjye ninage mu mazi. nta muntu Wow. n'umwe yari afite wo Yo, kumunaga mu kumujugunya mazi. Yeah. Imana. Nta Ariko murwaza muri make nta ntawe murwaza yari yari afite. afite. Bivuze ngo rero n'umuntu udafite umurwaza, umuntu umaze igihe kirekire cyane mu burwayi, yizera Imana yonyine, Cyane. kuko Imana iba umurwaza, ikaba umuganga, ikaba umubyeyi, ikaba buri kimwe cyose kuri wowe. Ntimuzagire rero ubwoba abantu bafite ikibazo cy'uburwayi, abantu bafite ibihe binini cyangwa se igihe kirekire cyane bari mu bihe bitari byiza bababara. Ntabwo ari iryo herezo. Ntabwo ari iryo herezo. Ngo hari n'umugore wari umaze imyaka 12 arwaye ari mugongo, ava amerewe nabi, nawe ntigeze atakaza icyizere, ngo yarivuje arivuza. Ni ikintu nanjye njya nkurura nka simbashe kucyumva kukiyumvisha. Ibaze twashobora kumara iminsi 2 cyangwa 3, hari n'abamara ngo icyumweru, bitewe n'umuntu, ariko ubivamo wumva aba ari ibihe wumva bikujennye, ibihe bikubangamiye, ibihe bituma utisa. None hibaze kumara imyaka 12. Nshuti yanjye, byari ibibazo. Ngo yarivuje umutungo we wose uramushirana, ageraho arayamanika, avuga ati naho Imana ubushobozi bwanjye bwose burashize. Ariko aje guhura na Yesu ngo yakoze ku nsunda z'umwenda we, gukoraho gutya gusa. Ariko yari afite kwizera ku gipimo kiri hejuru kwinshi. Niyo mpamvu kwizera niyo ntwaro dukwiriye kwitwaza igihe cyose mu buzima bwacu. Yari afite kwizera gukabije. Rero kuvuga ngo byibura nimukoraho ndakira, ndakira. Urumva ni icyizere gikomeye cyane. Ntutinye kandi ntugire kwizera guke. Icyizere kiracyahari. Dufite ingero nyinshi, abo ngabo nabo tubona muri Bibiliya. Ariko hariho n'abandi, hariho abatarabashije kwandikwa muri Bibiliya, ariko hari n'abandi bari muri ibi bihe byacu. Mushobora guhura akakubwira tuzibye Imana yankoreye. Nge ntabwo ndi bujye kure kuko mfite mama yarwaye stroke kuva mu kwezi kwa 9. Nahise mbigereranya rero n'ibyo dusoma muri Bibiliya. Ndavuga ariko Imana tujya dusoma, Imana tuvuga, hari ahantu ugera ugatanyura ukavuga ati ariko menye Imana itari kunyumva, noneho menye itakinyitayeho, noneho menye mbese ukumva ukavuga ati ibyo ari byo byose iki cyo rwose pe ndumva finale yageze. Ariko nukuri ndakubwiza ukuri, twabonye Imana kuko bamuhumye amaso 2, babumba amaso nyine ukakuntu umuntu bakabasezera bakadusohora 2 mu bitaro, saa 11 za mu gitondo na saa 7. Nyine turarira turihanagura tubona ko byarangiye. Ariko twamukoresheje urugendo rw'amasaha 4 tumuvana hafi yo mu rugo tumuzana CH. Mvuga nti ni kwa kundi uvuga ati kamfe kugerageza amahirwe ya nyuma, nta kindi cyo gukora mfite, reka mfe kubigerageza, ningira amahirwe birakunda, ningerayo wenda ashobora gukira. Ni suku kubeshya pe. Twari twarize twaniharanguye n'isengesho namaze kuritera mu mutima. Ariko twagiye kubona tubona nyuma y'iminsi 4 arakangutse. Tubona arakangutse, twese turikanga. Urumva rero ukuntu Imana ikora ibitangaza. Twese twarikanze turatungurwa. Mbese ugira ngo ni iki kintu ndayimana byutse. Avuga se Mana bigenze. Twese turikanga, n'abaganga barikanga. Avuga ati wa mukecuru arabyutse, arumvise. Rero hari Imana ikora pe, hari Imana ikora. Nibyo nkunda kubabwira ngo hari Imana yumva kandi igakora. Nabonye rero iyo Mana koko pe, mpora nyibona si rimwe si 2 pe. Reka tukubwire ngo rero nawe ntiwumve ko ari iryo herezo ryawe. Igihe cyose ukibasha kubuhumeka, igihe cyose wumva igitera umwuka ukabasha kumva ukabasha kuvuga, nukurigira icyizere ko hari Imana igushakaho, hari Imana kikubikiye. Igihe cyose utarajya mumva wikwiheba, wikuba ngo umve ubayeho nk'ikihebe, ugomba kubaho nk'ikibihebe. Ahubwo gira kwizera kwawe kuzamura uvuga ati ariko hari Imana njya numva bavuga. Nimba utaranayibona amaso ku maso ngo yibonere cyangwa se ubone ikikoze, gira kwizera wumva ko iyo Mana bavuga ibyo ari byo byose nanjye hari icyo nshakaho. Zamura kwizera kwawe, hanyuma utegereze igisubizo cy'Imana. Ntabwo iri kure yawe, ntabwo yagutereranye, suko yagutaye, suko yakwirengagije, kuko ntabwo igirobanura ku butoni. Ihora ari Imana. Iyo Imana yifuza kutugirira neza, kuko ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi, kuko ari abantu, n'abantu Imana yaremye bakunze, n'abantu Imana yaremye bafitiye umugambi mwiza, n'abantu Imana yaremye nta kindi kintu yisigarije.
nta kindi kintu ngo ku isi kibaho kinezeza Imana cyangwa se icyo yahaye agaciro gakomeye cyane nk'umuntu. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe ugihumeka ushobora kuba utamerewe neza, ushobora kuba utaguwe neza ahantu uri, ariko reka tukubwire ngo komera, 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 wongere ukomere, wizere. Numara kwizera ni ukuri nta gushidikanya Imana iragukorera igitangaza. Njyewe niko mbyumva mu myizerere yanjye, kandi nicyo mfite cyo kukubwira, kuko mbere yo kugira ngo dukomezanye, kuko iyi minsi iratubabaza, iyi minsi iraducumbagiza, iminsi idufata nabi uko tutari tubyiteguye, akaba ari byo tubona, ariko reka tureke kubaho nk'ibyihebe. Ndatekereza rero ikiganiro muri kuryoherwa. Ori, gira ikindi wongeraho? Icyo nakongeraho nta kindi nuko Imana idufitiye byinshi mu biganza byayo, kandi icyo twifuzaho ni ukutugira izahabu. Hari indirimbo nkunda y'umuhanzi w'umunyarwandakazi witwa Aline Gahongayire yise Zahabu. Yambonye nkiri kure ngo yankunze kera, yambonye kera irankunda, ngo ibona ko ndi uw'agaciro, imfatira umwanya, nanjye ndayikunda iyo ndirimbo, imfatira umwanya, ngo irantunganye. Uribaza ubwo buryo yamutunganyijemo ari ubuhe? Niba ushaka kuba zahabu nka kuri Aline yabiririmbye, ica mu muriro bakayishongesha ikaza kugaragara neza, ariko yabanje guca ahakomeye. Rero nawe ibyo uri gucamo wumve ko ari umuriro, Imana iri kugushyira mu muriro kugira ngo igutunganye, iguhindure zahabu. Rero ntiwihebe cyangwa ngo wiyahure cyangwa ngo wishore mu biyobyabwenge, ube waraciye mu bihe bibi ahahise hawe, na heza Imana yaguteguriye ngo uhangize. Rero icyo nakubwira nta kindi ni ukwizera Imana, ugire ubuzima bw'ibyiringiro, ugire icyizere muri wowe, uzabona ibyiza Imana yakubikiye. Byanga byakunda cyane. Imana ntibeshya, Imana ntibeshya. Turi kugana ku musozo rero w'ikiganiro, ntekereza ko umuntu uri bubashe kucyumva hari icyo ari bukuremo, niko mbitekereza. Kandi ni ukuri wumve ko ahantu uri, banza wumve ko uri kumwe n'Imana yawe, kuko ni Imana ibera hose icyarimwe, kandi ni Imana idukunda kimwe. Imana ntirobanura ku butoni, icyo kizirikane. Vuga uti nubwo naba ndi muri uyu mwijima, nubwo naba ndi muri iki kigeragezo, nubwo naba si uburwayi gusa, kuko hari ibigeragezo byinshi bitandukanye. Hari abantu benshi bari mu bigeragezo bitandukanye. Ushobora kuba udafite ikibazo cy'uburwayi, ukaba ufite ikibazo cy'ukurwaza. Ushobora kuba utarwaje, ariko ukaba ufite ikibazo cyo kubura urubyaro. Ushobora kuba udafite ikigeragezo cyo kubura urubyaro, ariko ukaba ufite urubyaro ariko rudashoboye kurera. Ushobora kuba uri ahantu ariko udafite icumbi, udafite aho kuba. Iyi si irimo ibibazo byinshi. Wumve ko rero abantu b'Imana cyangwa se icyo tugiye kumarirana ni ugukomezanya muri uru rugendo kugira ngo dusindagizanye. We kumva ko isi yakurangiriyeho, we kumva ko isi ari wowe wenyine, isa naho ari wowe iri gukanda wenyine. Bumve ko hari n'abandi. Ni ukuri pe, abantu benshi bari mu bihe bitaboroheye, bari mu bihe bibakomereye, ariko twizere Imana. Reka dusoreze kuri iri jambo tuvuga ngo mu bibaho byose duhore dushima, ariko kandi tuzamure ukwizera kwacu, tukuvane ku gipimo kimwe tugire ahandi tubishyitsa. Ni tuba dufite kwizera, tukagira Imana muri twebwe, byose bizagenda neza. Mwakoze kubana natwe rero, nkuko mubimenyereye yarisanze Eleda ari kumwe na Olive, iryo niryo zina nabashije kumenya. Nizeye ko muri buze kugubwa neza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Bye bye.